kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Inshuti zikundana ibihe byose, kandi umuvandimwe avukira gukura abandi hehe? Mu makuba. Umuntu utangiye kumvisha amaso yiha ibyo gusinzira, ndakwinginze ndeba, kandi ndakuvuga mu izina. Buriya hari ibintu dukunda kumenyeza imibiri yacu tukagira ngo ahari ntidushobora kubirwanya ngo bikunde. Gusinzira ni ubushake. Hari igihe biba bigoranye iyo umubiri urwaye, ariko iyo utarwaye gusinzira ni ubushake. Rero ndakwinginze wimisha amaso, ndeba turebane, sibyo? Aya magambo akomeye cyane yavuzwe mu migani avuga ko inshuti zikundana ibihe byose, kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Nta magambo meza nigeze numva nk'aya ngaya. Amagambo ni meza cyane. Iyo bavuze inshuti ubundi bakavuga umuvandimwe, ayo yose ni amagambo asoundinga neza mu matwi yacu no mu mitima yacu. Hari abantu muri iri teraniro bafite inshuti, ntabwo ndi basabe gushyira hejuru, ariko barahari. Hari n'abandi tuzi muri teraniro bafite abavandimwe babo bari kumwe hano, ntabwo ndi basabe gushyira hejuru kuko barahari. Hari n'abatari hano wenda bari ahandi, ariko hari n'abavutse ari ibinege. Ikinege ngira ngo ni Kinyarwanda, mu Kirundi babyita ikinege n'ubundi. Okay, ndumva bisa, sibyo? Ariko uko byamera kose, umuntu wita inshuti yawe cyangwa se umuntu wita umuvandimwe wawe ni umuntu w'agaciro. Imigani igice cya 18:9 baratubwiye bati, ugira ubute ku murimo we aba ameze nk'umuvandimwe w'umurimbuzi. Niyo mpamvu njya mbabwira nti, niba wumva ushaka tongana kandi se n'umwete. Niba ushaka tukana kandi se n'umwete. Ariko niba ushaka kubaha Imana, ubaha Imana kandi se n'iki? Kuko umuvandimwe w'umunebwe cyangwa se umuntu w'umunebwe ku murimo we ngo ameze nk'umuvandimwe w'umurimbuzi. Imigani 18:24 baratubwira bati, inshuti nyinshi zisenya urugo, ariko haba inshuti iramba ku muntu imurutira umuvandimwe. Yego cyangwa hoya? Hari aho njya mbabaza gato yo kugira ngo mutaza gusinzira. Yego cyangwa hoya? Yego. Kuko tuzi neza ko hari n'abavandimwe bananiwe kumvikana, ugasanga birabaye, bapfuye ibi bapfuye biriya, ntibumvikanye kuri ibi, ugasanga birazambye. Kandi ubundi mu bisanzwe nta relation ibaho ishoboka ingana n'ubuvandimwe, sibyo? Nta sano yawe yangana n'ubuvandimwe. Nyuma y'uko umubyeyi wakubyara, ubundi bucuti cyangwa se indi sano iri hafi ni ubuvandimwe. Ubwo nirinze kuvuga iby'umugore n'umugabo kuko byo ni ibindi bindi, kuko umugore n'umugabo burya hari n'aho berekana yuko isano yabo yihariye, ntabwo ndi witindeho iyo ngiyo. Ariko inshuti nyinshi zisenya urugo, nyamara haba inshuti inamba ku muntu kandi ikaba y'ibihe byose. Imigani 22:10 baratubwira ngo, ntukareke inshuti yawe n'inshuti ya so, kandi ku munsi ugize amakuba ntukajye gutabaza mwene so. Umuturanyi uri hafi aruta umuvandimwe uri kure. Nibyo? Turi kumwe? Nibyo? Harimo icyo nashidikanijeho, nyikubwire. Reka nyikubwire. Ntukareke inshuti yawe n'inshuti ya so.
inshuti za so zose urazizi, urazemera, ese ubundi isoni ngaho umubwiriza uyu munsi we umenya azanye udushya, urambaza data ubundi isoni ngo hano hari uri kunsubiza ngo ndabaje ngo isoni nde, ngo ni data. Ni data. Ariko batubwiye yuko ntukareke inshuti yande, inshuti ya so n'inshuti yawe. Banatweretse yuko ari byiza yuko wabana neza n'umuvandimwe wawe muri kumwe, kuko hari igihe ashobora gukurutira wabana n'inshuti cyangwa se umuturanyi muri kumwe, kuko hari igihe yakurutira umuvandimwe uri kure. Ariko muzirikane ijambo rivuga ngo ntukareke inshuti yande yawe n'iya so, murizirikane. Nanone muri Matayo igice cya 10:21 ho haratubwira ati umuvandimwe azagambanira mwene se ngo yicwe, na se w'umwana azamugambanira, n'abana bazagomera ababyeyi babo ngo babicishe. Kabone nubwo ubuvandimwe buryoha, niba hari abantu bagize amahirwe yo kuvukana n'abantu benshi, nta kintu kiryoha nkacyo. Ntabwo ndisegura kuko iyo uvuga ntabwo wakora ku mpande zose ngo bikunde, sibyo? Nababwiye ko hari umuntu uvuka ari kinege, hari abavuka ari babiri, ubu bisigaye bigezweho ngo ni babiri, ubundi se batatu, ubundi se bane, ngo ububyaye benshi ni icyaha gikomeye. Ariko nta kintu kinezeza burya nko kuba muri abavandimwe benshi kandi bagenje gute? Bahuje bakundana, sibyo? Ariko batangiye kutwereka ko bwa buvandimwe na bwa bucuti hari igihe bishobora guhinduka, bamwe bagatangira kugambanira abandi ndetse bakaba banabicisha. Ibi rero iyo ngize ahangaha ndongera nkagaruka nkakubaza nti ariko ubundi abo wita abavandimwe bawe ni bo bavandimwe bawe koko? Mwongera nkagaruka nkakubaza ariko ubundi isoni, kuko kugira ngo umenye abavandimwe bawe ni uko ubanza ukamenya iso ukubyara, ukamenya n'abana yabyara. Yego. Nyamara ijambo ry'Imana rwose riduhamiriza 100% yuko turi abavandimwe, cyangwa se twese dufite data umwe utubyara. Ngiye kubaha urugero. Reka nsabe umuntu wihuse uri hafi, ushobora kuba hafi, ansomere muri Matayo 5:9. Matayo 5:9. Yego. Umurongo w'icenda, Matayo 5:5. Hahirwa ababanguranya kuko ari bo bazokwitwa abana b'Imana. Icyo ni Ikirundi, sibyo? Hahirwa abagenza gute? Ababanguranya. Mu Kinyarwanda babisaba ki? Ntabwo ari abakiranuka, abakiranura, sibyo? Kuko ari bazitwa iki? Dutangiye kubona rero abana b'Imana ni bande. Ni abagenza gute bwa mbere batubwiye? Abakiranura. Ni abateranya, kuko ikinyuranyo cyo gukiranura ni ukugenza gute? Kandi ukumva uri proud of what you are doing. Ntabwo ubutumwa numva mfite nabwiriza abantu ari ubutumwa bukakaye, buvuga iby'ubuhanuzi, buvuga iby'ibihe turimo, buvuga iby'ibimenyetso, buvuga iby'iki, numva atari bwo butumwa mfite. Kuko ubwo butumwa buraza n'ubundi bugasanga umuntu
uracyari mubisi ntibugire ikintu bumumarira. Ugasanga n'iby'ibanze aribyo by'ishingiro dukwiye gushingiraho nta bihari. Ese urambwira ngo ubutumwa bukakaye nibuza buzakumarira iki? Buzagukoraho iki? Ko buzaza bugahita bugatambuka. Bibiliya iratubwiye ngo hahirwa abakiranura kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Niba ushaka kwitwa umwana w'Imana urahirwa niba ugenza gute? Niba uteranya abandi. Icyo ni kimwe. Kabiri, Yohana igice cya 12. Ongera usome uhabona vuba vuba. Yohana 1:12. Yego. Icyakora bamwemeye bose bakemera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa iki? Mu Kirundi haravuga ngo ariko abamwakiriye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Amen. Iyo wizeye izina rye uhinduka umwana w'iki? Abaroma 8:23 nanjye ndahasoma haragira ati ariko si ibyo bisa, ahubwo natwe abafite umuganura w'umwuka natwe tunihira mu mitima yacu dutegereza guhindurwa abana b'Imana, ariko gucungurwa kw'imibiri yacu. Abafite umwuka umeze ute? Mwancitse aka kanya ko kumaze ndatinze, murancitseho. None se amagambo murabivuze batubwiye hano ariko si ibyo bisa, ahubwo natwe abafite umuganura w'umwuka. Uyu mwuka uvuzwe mu buhe? Ni umwuka w'Imana, sibyo? Natwe tunira mu mitima yacu dutegereza guhindurwa abana b'Imana, ariko gucungurwa kw'imibiri yacu. Ndetse no mu Baheburayo 10:7 baratubwira ngo nimwihanganira ibihano muba mugaragaje ko muri abana b'Imana. Mbese ni mwana ki udahanwa na se? Nongere mbabaze, isoni inde? Wa mwana we utemera guhanwa na so, isoni inde? Kuko ahandi batubwira ko umwana utemera guhanwa na se aba ari iki? Aba ari ikibyarwa. Ikibyarwa rero byumvikane ko abatari umwana wawe uzajya kumukubita ubone barakubwira bati ntumare ku mwana. Bisobanura ngo iki? Ngo umwana si uwande? Si uwawe. Aba ni abana b'Imana. Abana b'Imana byanze bikunze, abitwa abana b'Imana byanze bikunze hari ibintu bigomba kubaranga. Ntabwo ari ukubyuka mu gitondo ngo mvuge ngo njye ndumva ndi umwana w'Imana, duhimbe indirimbo turirimbe ndumva ndi umwana w'Imana. Ibyo dukora byose tubikore njye ndumva ndi umwana w'Imana. Ntabwo ariko bimeze. Hari ibisabwa kugira ngo ube umwana w'Imana. Yohana 3:10 haratubwira ngo icyo nicyo kimenyekanisha abana b'Imana. Hajemo noneho ikintu ntashakaga kumva, ariko kiri buze uko byamera kose. Twari twishimiye kwitwa abana b'iki? B'Imana. Ariko hano Yohana we agiye kutubwira mu gice cya 3:10 ati icyo nicyo kimenyekanisha abana b'Imana n'abana ba Satani. Umuntu wese udakiranuka cyangwa udakunda mwene se suwiki birangoye no kubivuga. Sibyo byasoma se badusomeye muri ya gahunda ya saa 5 y'amatangazo. Niba wumva bikugora mu mutima, ukumva birakugoye kurambura ikiganza cyawe ukagihereza mugenzi wawe ukamusuhuza, kubera gusa akangomera umwuka kurimo, ijambo ry'Imana rikubwiye ngo iki? Nturi uwande? Icara mu rusengero
yobora gahunda, kora gahunda z'itorero zose bagutoreye, ririmba, himba, kimbagira, toza, himbaza hano imbere, curanga, andika, kora ibyo ukora byose by'itorero, ariko inyuma yaho nurangiza wandika uvuga uti sindi iki, uri igiki ubwo, uri kumara iki ngo hano? Uwakubwira ngo wayobye amayira yaba akubeshyeye. Hari igihe umuntu avuga amagambo ameze nk'aho ari gukuruguturana, ukibwira hari yuko ababwira we atibwira. Ibi ndi kuvuga nanjye ndi kubibwira umutima wanjye. Niba bingora kurambura ikiganza cyanjye, uyu ni Eric, muraho Eric, Yesu ashimwe, amen. Nkabwira ibi ngibi Eric, kandi nzi ko mu mutima wanjye harimo akandi kantu runaka kakangononwa nashaka gukuramo, ariko nkagumya musuhuza Yesu ashimwe, amakuru mwaramutse mute? Oya. Yohana ati icyo nicyo kimenyekanisha abana b'Imana n'abana ba Satani. Umuntu wese udakiranuka cyangwa udakunda mwene se si iki? Si uw'Imana. Iso ninde? Rero turabavandimwe, niba tugiye gusoma Yohana none igice cya 8, munsomere muhereye ku murongo wa 41. Ndababwira muza kugarukira byaba byiza, cyangwa se ndababwira mugarukira. Yohana 8:41. Tugende, ninde wahageze? Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice 8 umurongo wa 41 haravuga ngo mukora ibikorwa nk'ibya so. Baramubwira bati twebwe ntituri bibyagwa, dufise data umwe ni Imana. Yesu arababwira ati Imana Imana iba ari so, muba munkunda kuko jewe naje mvuye ku Mana, sinaje nitumye ariko niyo yantumye. 3, niki gituma mutamenya imvugo yanje? Nuko mudashobora kumva ijambo ryanje. 4, mwebwe murabaso wa mugwanizi, kandi ibyo so yifuza nibyo mushaka gukora. Uwo yahereye ubwa mbere na mbere ari umwicanyi, kandi ntiyahagaze mu kuri, kuko atakuri kuri muri we. Uriya murongo wa 44 numvaga ntawusoma, hari mirongo umuntu wimva atasoma, sibyo? Kuko itanejeje, itavugitse neza. Uriya murongo hari igihe rimwe na rimwe umuntu yumva yawukuramo, ariko uranditse 41 umurongo mu gice cya 8 cya Yohana. Batubwiye bati ibyo mukora ni nk'ibya so. Barikanga. Ese bari bizi cyangwa ntabwo bari bizi? Barikanga. Ushatse kutwita yuko muzabirebe mu bicunge, umuntu wese ushaka gutsimbarara ku ikosa rye, iyo umubwiye iteka ryose ahita yifata gutya. Ugushatse kuvuga iki? Ugushatse kumbwira ko ndi igikara, utaba cyose uri iki? Ugikaraguza ahubwo kusa n'inkoni iteka.
barikanga. Bamaze kwikanga, mirongo ine niho ndimusoma ati ntituri ibibyarwa ahubwo dufite data inde umwe ndetse niwe nde ni Imana. 42 Yesu arababwira ati iyaba Imana yari so mwamunkunze. Ni Yesu abivugaga, sibyo? Ni Yesu abivugaga. Iyo Imana yari so mwamunkunze kuko naje muze ku Mana, sinaje ku bwanjye ahubwo niyo yantumye. 43 ni iki gituma mutamenya imvugo yanjye? Nuko mutabasha kumva ijambo ryanjye. 44 mukomoka kuri so Satani. Mu Kirundi ho bashyizemo inyoroshyamvugo, bashyizemo inyoroshyamvugo ngo mukomoka kuri wa mugwanizi wamenya rinde. Ariko hano bavuze ngo dukomoka kuri nde? Ndabinginze iki cyigisho ntihagire umuntu ukirebera mu wundi, ahubwo umuntu wese akirebemo. Ndakwinginze ntukirebere mu wundi, ukirebemo. Ariko ibivugwa n'ibiki birandeba ntibindeba, se nanjye nababonye sinaba muri ibi bivugwa. Please ukirebe muri usanze nibwo kiza kukugirira akamaro. Nuko mukomoka kuri so Satani. 44 naho ndimo soma, kandi ibyo so ararikira nibyo namwe mushaka gukora. Yabivugiraga gutyo kubera ko barimo bashaka kumwica no kumugambanira. Ibyo byose rabirebaga n'amaso ye, ababwira gutyo. Ariko hejuru yamaze kubabwira kuri 41 yuko ibyo bakora nk'ibyande bitangiye kugaragara yuko ba data batubyara ushobora gusanga ari bangahe? Ari babiri. Ndakubaza ni iso ninde? Cyangwa se data ninde? Umbyara jewe. Nawe wibaza uti iso ukubyara ninde? Nyine bahise bambwira ngo data umbyara ninde? Data ni so nibyo. Ariko ninde? Rero duse nkaho tuva mu mpaka, byanze bikunze turimo imirwi ibiri ihabanye, abana b'Imana n'abana ba Satani. Ibyo kandi ntibiri hanze y'itorero gusa ngo tuvuge ngo nibibarizwa ahandi, ahubwo biri no mu itorero ryacu muri ndani. Niyo mpamvu Yakobo mu gice cya 4 umurongo wa 1 yaravuze ati mbese muri mwe intambara ziva he? Muri twebwe harimo intambara? Ntazirimo. Intonganya ziva he? Turatongana rimwe na rimwe, mu ngo zacu tugira n'intonganya, n'ahandi hose tugira intonganya. Ntibiva ku byo mwishimira bibi birwanira mu ngingo zanyu. Hari ibintu twamize biturimo biri mu ngingo, ubundi mu ngingo ni imbere ntabwo wabona. Ibyo rero twishimira biri mu ngingo zacu nibyo bituma dukora ibyo dukora, nibyo binagaragaza data ninde, nduwuyu nduwandi. Ibyo rero hari ingaruka byanze bikunze, uko kutaba abana b'Imana hari ingaruka bitugiraho. Turararikira. Ubwo usomye muri cya gice cya 4 cya Yakobo uhereye ku murongo wa 2 ugakomeza, aya magambo ngiye kuvuga niho wayasanga. Turararikira ariko nta kintu tubona. Usanga umuntu yarahangayitse kubera ibintu nakararikiye ariko ukabona ntabwo bikunda. 2 tugira ishyari ariko nta rwunguko. Agahorana agashyari ku mutima, ukazareba ikintu byamumariye ukakibutsa umuntu. Ishyari umuntu arisaruramo iki? Kanaka, dore ibintu amaze kugeraho, ateye imbere, ibi ngibi abikura baramubareke, aho biva turahazi, ukavuga
ukagira ngo ahari nuvuga cyane wenda hari imodoka atunze nawe uraza kwigura. Never. Ntayo uzagura. Kandi se ariko kumunga iki? Umutima ryawe maze bikakumunga we. Turarwana ariko ntidutsinda. Turasaba kandi tugeze gute? Imana ntabwo iduha. Kuko ibyo dusaba nibyo kugira ngo nyine twiture bagenzi bacu, tubereke yuko natwe tugenze gute? Ducudika n'isi, ibyo bigatuma twangwa n'Imana. Rero amagambo meza ngiye gusoma turaza kuyasoma muri iki gitabo cya Yakobo nasomaga, cyangwa se Yakobo ni urwandiko rwa Yakobo, igice cyaho cya 4 nicyo turimo dusomaho. Ndahera ku murongo wa 6 nsome amagambo ameze gutya. Haravuga ngo ariko nubwo bimeze bityo Imana irushaho kutugirira imbabazi, nicyo gituma ivuga iti Imana irwanya abibone ariko abicisha bugufi ikabahera ubuntu. Izina ry'Imana rimbazwe. Umurongo wa 7, nuko rero mugandukira Imana ariko murwanye Satani nawe azahunga. Izina ry'Imana rimbazwe. Ariko kandi nukingura Satani azagenza gute? Azinjira. Umurongo wa 8, mwegera Imana nayo izagenza ite? Izabegera. Yemwe banyabyaha nimukarabe, namwe ab'imitima ibiri nimweze imitima. 9, mubabare, muboroge, murire, ibitwenge byanyu bihinduke kuboroga, ibyishimo bihinduke agahinda. Kubera iki? Igihe kimwe nigeze kuba ndimo nigishaga iby'icyaha no kubazwa nacyo, ndangije mbaza abantu, ariko mw'iteraniro ringana gutya nari ndi kumwe naryo, ninde mugabo? Abagabo nibo bakunda guhisha ngo amarangamutima yabo, cyane cyane mu mico yacu Barundi n'Abanyarwanda. Bakubonye uri umugabo urimo urira bavuga ngo iki? Murimo murabivugiraho mwicaye mudashaka ngo mbyumve, ariko ibyo nyine muvuze ni ibyo ngibyo, sibyo? Ibyo muvuze ni ibyo, hari uko bakabona nkaho mbese umuntu witebye, ngo nta muntu w'umugabo uririra mu ruhame. Ariko naje ndabazanye, ariko ninde mugabo wigeze arizwa n'ibyaha bye amarira agashoboka ku maso, cyangwa se amosozi niko mu Kirundi tuvuga, sibyo? Agashoboka ku maso. Ninde? Ntabwo nabonye n'umwe unyemerera ko yarize. Niba baratinye kubinyereka, niba batinye kubimbwira sinzi, ariko byarashobokaga yuko icyo nari mbajije cyari ikintu kidasanzwe, kuko si kenshi umuntu atekereza ko yarizwa n'ibyaha. Kubera impamvu nuko sina kenshi burya abagabo bemera ibyaha bakoze. Yego cyangwa hoya? Bagabo bagenzi banyu, ni kenshi mwemera ibyaha mwakoze? Murabikora se? Ariko hano murabyemera, ariko hari aho twagera kubaza uri umunyamakosa, iri ni ikosa wakoze, ukambwira uti ukanga icyaha cece ugatuma banyurira, sibyo? Ceceka gusa ibyo bimuvuga n'ibyo ngo banyurire. Ariko naje gusanga nta n'umwe wigeze arizwa n'uko ari umunyabyaha. Nyamara ijambo ry'Imana ritwereka ko igihe cyose utari wababazwa n'icyaha, utari warizwa nacyo, ntuteze uzagicikaho by'iteka ryose. Niyo mpamvu mu rusengero njya mbabwira iryo jambo buri gihe uko nzajya mpagaze hano nzajya ndivuga. Niyo mpamvu usanga umuntu hano mu rusengero bimworohera kuganira, ukabona ari free,
ukabona umuntu ameze nk'aho atazi n'ahantu yaje. Yaje gusenga, yaje gusura, yaje gucuruza, yaje gushaka abakasitoma, yaje gushaka icyano ku rusengero. Ugasanga umuntu biramworohera cyane gutera inkuru. Nigeze kubabwira abana bigeze kwicara inyuma yanjye batera inkuru kugeza ubwo nanjye ubwanjye mpindukiye mbareba ikijisho ngo ndebe ko batuza biranga. Kubera iki se? Niba se bazana no guteretana uzi ngo bazana no kumva ibyo uvuga. Undi nawe kubera igihugu tubamo murabizi kiragoye, akaraka batamaze icyumweru cyose ndi mu nzu, none uyu munsi uri kwa kangahe? Tujye hehe? Ngiye abandi bari ntabwo nzahora ndi mu nzu ya jyenyine. Akajya abandi bari, ubu se nagiye abandi bari nyine arabuzwa n'iki gusabana nabo? Ubusa numva nta gaciro hafite? No. Ariko ijambo ry'Imana tubwiye amagambo akomeye cyane. Turacyari muri Yakobo igice cya 4. Nari ngeze ku murongo wa kangahe muhanyutse? Murongo wa 9. Hatubwiraga ngo mubabare, muboroge, murire, ibitwenge byanyu bihinduke kuboroga, ibyishimo bihinduke agahinda. Murongo wa 10. Mwicishe bugufi imbere y'Umwami Imana, kuko aribwo izabashyira hejuru, izina ry'Imana rihimbazwe. Naho igihe cyose nyimvamo amakonfidensi yose ndi kure y'Imana. Igihe cyose nyumva hari akantu nshaka kubererekera ndi kure y'Imana. Igihe cyose bakimbwira icyaha cyanjye nkajya ijuru, nkatanga impamvu, nkaburana, kandi icyaha cyanjye nkirebesha amaso yanjye, ndacyari kure y'Imana. Rero byanze bikunze imizinga iraza kuvamo imyibano. Icyo ni Ikinyarwanda, no mu Kirundi wasanga bibamo, kuko naje gusanga Ikirundi n'Ikinyarwanda nta wabitandukanyiriza, usibye wenda ko babigoreka gutya abandi bakabigoreka gutya, ariko ni ururimi rumwe. Hano rero barangije bageze ku murongo wa 17 hasi, bamaze kuvuga ibyo byose mumaze kubyumva, nuko uzi gukora neza ntabikore bimubereye icyaha uhereye none. Utazagira ngo ntiwabwiwe. Igihe uzaba ugeze mu rubanza ngo bisinabimenye uhereye none ugeze gute? Kuko umenyeshejwe gukora neza icyo ari cyo, niba utabikoze bikubereye iki? Bikubereye icyaha. Ndimo ndasoza. Reka dusuzume rero ubuvandimwe bwacu. Menye ngo ese abavandimwe banjye ni bande? Ariko kugira ngo umenye abavandimwe banjye nakubwiye ko mbanza kumenya ngo data umbyara ninde. Ese ibyo mvuga umubwiriza wa mbere amaze kutubwira aho mba mu kazi, itsinda runaka mbamo, itorero nsengeramo, igihande mbarizwamo, ahantu hose mbarizwa. Ese ibyo nkora, ibyo mvuga, uburyo mbayeho, Yesu abibonye aranezererwa cyangwa agenza gute? Cyangwa biramuriza? Icyo rero nicyo kizatuma twatuza akanwa kacu tukavuga aya magambo ari muri Matayo igice cyaho cya 6. Amagambo tuvuga uko twiboneye, gusa Imana itugirira impuhwe n'imbabazi, nicyo kizatuma tuvuga aya magambo ari muri Matayo igice cya 6. Mpereye ku murongo wa 9 haratubwira ngo nuko musenge mutya muti: Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe. Mbanje amagambo avuga ngo iki? Avuga ngo iki? Iyi data wa twese, iyi data bayandikishije inyuguti nkuru, bivuga ngo ntabwo ari so usanzwe, ni data uri hehe? Ni data wo mu ijuru. Impamvu rero burya binanirana kugira ngo
tugira ibintu runaka dukorana, nta kindi kibitera. Burya amaraso yacu ntabwo aramba, ndavuga mu by'umwuka, kubera ko ba data batubyara bagenje gute, ahubwo dufitanye amashyari, dufitanye amashyari. Ntabwo bavuga amashyari mu Kinyarwanda, bavuga amahari. Ishyari ni mu bumwe, iyo bigiye mu bwinshi byitwa amahari. Rero dufitanye amahari, turimo ibibyarwa twabamo n'abana b'Imana. Niyo mpamvu tuzapanga ibintu bikanga, tuzavuga ibintu bikanga, tuzagera ibyo dushaka gukora byose bikanga. Rero reka nsuzume ubuvandimwe bwanjye, reka nsuzume data umbyara, reka kandi nk'uko twatangiye tureba, kugira ngo tuzitwe abana b'Imana, umwuka w'Imana akwiye kubidufashamo. Dukwiye kuba abantu boroheje, dukwiye kuba abantu banga icyaha kandi bakagihunga, dukwiye kuba abantu bagororoka mu byo bakora. Simbe n'umuntu ukebakeba ndeba hirya no hino, nkwiye kuba n'umuntu ufite icyerekezo n'aho ngana. Abazi ko umwuka azaza akagukorera ibyo byose mubwiye, ni intumwa za Satani. Ntabwo umwuka w'Imana azakwizerera, ntabwo umwuka w'Imana azagukundira, ntabwo umwuka w'Imana azagukorera buri kimwe cyose uzi utekereza. Icyo Imana yadukoreye tutabashaga kwikorera cyararangiye. Nta bushobozi, nta bubasha, nta nyunganizi twari tubifiteho. Umwana w'umuntu yari amaze kwirimbura by'iteka ryose, nta garuriro. Icyo rero Imana yarakirepaye, imaze kukirepara, imaze kugikemura, ikoresheje amaraso y'igiciro cyinshi ari Yesu Kristo umwana wayo, kuko igihe yapfiraga ku musaraba ibyo byose yari abikemuye. Icyo gihe duharurirwa inzira yitwa yuko twitwa abana b'Imana. Nyamara kugira ngo tuzabigereho byanze bikunze, hari inzira tugomba kugenda, hari urugendo tugomba kugenda. Imana itubashije, kandi Imana itubashije gutera intambwe ku yindi kugeza ubwo tuzagera ku gakiza kacu kandi k'iteka ryose. Nibyo nisabira nanjye, nisabira n'abandi twese turi kumwe muri iteraniro, mu izina rya Yesu.